genius cyangwa umuhanga ariko mubi karacyatangira. Neza mu gutangira hari uwicaye. Ni umwana muto w'umukobwa imyaka 10 y'amavuko. Ni ya myaka y'abamisirwa. Kwa yicaye ngaha. Aho yicaye. Mwari mwajya imbere y'inzego ziperereza bamuhaye ibihembo isomo rya mate yabaye wa mbere mu gihugu noneho kuri isi twariho rwose avuga amateka ya Rwabugira nkaho babanaga. Umwana wanjye avuga ikinyarwanda nk'uwacyanditse. Abasaza ngaso gushimagiza abana. Muzehe humure avuga byinshi ho muri byo birahagije. Yaje kwaka ikigo yitwa zangane ibikombe bagiye baha umwana we. Ega rwose ntago wambasa ngo ese umwana tushaka cyangwa ntago turi umwemere ahubwo icyambere yewe mwa Daturu mfite kwiga hangaha mbese mu yandi magambo umwana n'umuhanga kuri rwa rwego ikigo anacyanze we ubwe ikigo cyagira gahinda babahombye umuntu ntago akeneye ngo abasabe ahubwo bamoje se mwana muto urumva ko wakwigana natwe baramukeneye ni imari bakise umuhanga ariko windi manganye mwana wa ko kuri bivuga iki mwana wa hantu wahiga yaka 10 ninga y'amavuko cyose twicarane twigume hafi rega nje tuni inshuti cyane barambwe rwose ngo Rini n'umuhanga cyane niko bavuga abantu bose ariko nyine nge uri rwose nge bangeretse kwiga bwanjye nzi imirimo yo hanze y'ishuri anga yitwa ni Grace ni mushiti wa Rini oya twatangiye afotorwa oyo rwose ninjije mu ishuri ngako nyine azi imirimo yo hanze azo turimo tw'amaboko nitwabasha kwijajaramo Gashya Anabisiko rwose benshi bazi ko ndinjiji aranaseka amaze kujebeka ni bwatinze iyo baraga ku ishuri iminsi ya mbere bahuye angaje ni aranazi ko izi mapuro ari zazindi nabyo ryo yari yabonye ubonye ko examen baduhaye ari ya indi baguhaye cyagihe umaze iminsi ugendana mu gikapu uzikari byo wata nibyo nabyo yari yabonye nose kuyikora ugeze uyikora wakagweye nk'amazi mwana kanze kumirika kanjabutse ese ko kiganda nakwigishije maze sibyibuka amakuru meza abana banje mwaka utaha ambasade ya Singapore ya propoje ko yahereza abantu ama scholarship cyangwa za buruse kujya kwiga ndetse ukiga nta nduru zindi zibirimo gusukiga nyine ku buntu amafaranga yose ari yabo byose babikumenyera full scholarship hariya uzahiga wige bachelors na doctorat uyige hariya nta kibazo ndetse rwose ibyo mwese kunanga mwiga neza no kuntu mwitwara discipline yanyu no kumura abana beza n'umuhate mufite Ziko rwose mwe muzahagarara ikigo cyacu ndetse aho muzajya hose mutuvuga bazatwubaha muzatwubahisha bibutse nibaza ko umukobwa uri ahangaha akopeza ishuri ryose bamuzi nk'umwana mwiza w'umuhanga imwe y'imibare ariko bahawe examen ebyiri zitandukanye byo ngo urafashe rimwe undafata kabiri umwe ndi rimwe undi kabiri mbese basanga afite examen ugasanga muri ndamuntu mwicaranye muri ikizamini hari ufite rimwe wo ufite kabiri ako mwese ni mate ya mbere ni ya kabiri zango naga abantu bose anga bahuje ibibazo narugo bahuje ikizamini wari wakoze rimwe undakora kabiri ako yose ni mate ikigo cyateguye mbese ari zimwe mu ngamba zo guca gukopera mu kigo ndura amazi ayihindura professor Waragi nyamuneka basenga nibitabaho umuhungu yahinduye amazi ayihindura professor Waragi akora ibitangaza n'ibingi ngambi bikore abwana ho murawana se wewe ntukagitesha umutwe Imana n'abasanga yajya ngo bagane n'abantu babahanga nyine bumva ko bashaka kubabaza ibintu byinshi nk'abanyabwenge hako kiraho kibona hano haciyeho polisi kirikanga mano zikintu mbonye icyapati mwana w'umukire bamuhaye n'imodoka muvanduze n'ikindi ibyo ngiye mbonye bigiye muri biro noneho kuvajemo polisi dukaza amasengesho dukaze amasaha twongera mwanya wo gusenga ahubwo tunigirize watangiye yanga uzi n'ikindi dusomisha pure dukaza amasengesho binabaye ngombwa twigirize twongera umwanya wo gusenga
ndakuramutsa Mariya mubyeyi barusha abandi umugisha haje muri miryango y'abana dufite ibigaragaza ko umwana wawe yakopeje undi mwana amukorera igipapuro cy'ikizamini ari imbere y'amasaha Thailand akorera ikizamini mwe muri aha ngaha mwagikora nyuma yanjye kandi ikizamini nakoze muzi nyine yo nakoze namwe mwakoze ntaha kagira inkuru wenda ngaha tuvuga nkanga muri Sydney muri Australia sibyo none urangaze gutegura mwitondere filime sasa ko mwitonde murebe za gukorera icya leta icyangugu undi akagikorera i Kigali ushaka kwisanga uwi Kigali ibyo akora wabirangije kare bimwe usanga nyine hari ukuntu bakora ikizamini i Kigali ku manywa mu ishami rya University y'igihugu ugasanga ihuye bagikora nijoro kandi examen imwe muri Sydney bakora ikizamini hagacaho amasi yagiye angazana abana bose yize nabyitikira bijije bagenzi be ko nyine bakeneye kujya muri Amerika bose arabazana akora ku ruhande abatera injuga z'ukuntu baje mu mushinga we wa kopera munyarwanda kopeza munyarwanda bose bajya muri Amerika Steve Patwa ararenze mu Caritas ameze nka Steve Pat bisabaye nka Steve Jobs mu kugeza umushinga duranga abantu bose binjije mu kigo bazi bafite amafaranga ariko ba PDG ni wakora PDG Sami Sinta abantu bose barako ubora rimanganyije nicyo wazize ngena zizimya ko nk'abandi bagabo bose baca umugane ngo abaguhirwa ntibagutunara buriya mwisi afite umugisha niyo wakwivunagura ukitunarika niyo ahandi bitari ibyawe ntago bari ibyawe sawa nacyo ndanye nazize nyine kuri manganya ni ahandi byose nanjye nawe twembi ubuzima bwaraturimanganyije nimba uri umuhanga ukaba uyu munsi umese ahangaha nk'abandi bose ubwo sumva ari iki ubuzima bwakugeneye ni ahandi ubuzima bwakwambuye igeno ryawe iyo ngingo arayumva